Banki nkuru y'u Rwanda BNR igiye gushyira ahagaragara raporo y'ibyavuye mu igerageza proof of concept ryakorewe imbere muri banki no mu zindi nzego z'imari ku mikorere y'ifaranga rishya ry'ikoranabuhanga rya CBDC. Ibyavuye muri iri gerageza nibyo bizanagena igihe rizatangira gukoreshwa hagati y'itsinda rito ry'abaturage mbere y'uko rishyirwa ku isoko rigatangira gukoreshwa mu gihugu. Ibindi kuri inkuru na Placide Ngirinshuti na Safari Desire. U Rwanda nk'igihugu cyifuza kuba igicumbi cy'ikoranabuhanga mu by'imari gikomeje gushyira ingamba zihamye zigamije kugendana n'impinduramatwara z'ubukungu n'ikoranabuhanga biriho muri iki gihe. Aha niho Banki Nkuru y'u Rwanda yahereye itangira umushinga w'ifaranga koranabuhanga rya Banki Nkuru rizwi nka CBDC, ariko rikazahabwa irindi zina ryihariye mbere y'uko ryemezwa bidasubirwaho. Hashize iminsi BNR ikora igerageza ku mikorere y'iri faranga imbere muri banki no mu bandi bari hafi y'urwego rw'ikoranabuhanga mu by'imari mu Rwanda. Nigerageza Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda Sura Kuziyaremye asobanura ko ryagenze neza ndetse kuri ubu hari kunozwa ibyavuye muri iri gerageza mbere y'uko batangaza ku mugaragaro raporo y'ibyavuyemo. Proof of concept cyangwa igerageza twararishoje, ubu tugeze ku musozo wo kuba twatanga raporo, ariko hari ibikinozwa n'abandi bafatanyabikorwa yaba Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation yaba ndetse n'urwego rw'abikorera na Fintech Association. Abakurikiranira hafi ikoranabuhanga mu by'imari basobanura ko iri faranga rishya rya CBDC rizakemura ibibazo byinshi byari bisanzweho biriho mu kwishyurana no guhererekanya amafaranga. Izafasha no mu Rwanda ubwabyo gukemura ibibazo bimwe na bimwe wenda navuga bitabashijwe gukemurwa neza cyane, nibyo twari tumaze kubona nka mobile money cyangwa se n'amafaranga asanzwe. Tubyitezeho byinshi kuri twebwe, tubona ko bizahindura byinshi kuri market, kandi nanone bigira umumaro ukomeye cyane ku muturage no kuri ekonomi y'igihugu. Ubushakashatsi bwa CBDC Tracker bwakozwe n'inzobere z'urwego mpuzamahanga rwa Atlanta Council bwerekana ko ibihugu 137 byo hirya no hino ku isi byihariye 98% by'umusaruro mbumbe wose w'isi byatangiye umushinga w'iri faranga rishya rya CBDC rigenzurwa n'amabanki makuru y'ibihugu. 72 muri ibi bihugu n'u Rwanda rurimo byateye intambwe nziza iganisha mu gushyira mu bikorwa uyu mushinga. Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda arasobanura inyungu yihariye ku bukungu bw'u Rwanda izaturuka muri uyu mushinga. Benefit imwe twari twabonye muri CBDC nuko kwishyurana cross border cyangwa mu bihugu bitandukanye, ikiguzi cyo kwishyurana umuntu akoresheje ifaranga koranabuhanga gishobora kujya hasi. Aho rero iyi myiteguro turimo igendanye n'indi myiteguro n'igeragezwa mu bindi bihugu duhahirana birimo kudufasha, kuko nabyo tugenda tuganira nabyo kugira ngo turebe n'iyo muri iryo gerageza tuzakora muri pilot bashobora kudufasha tugakorana nabo kugira ngo tugerageze niba n'iyo cross border payments, kuvuga kwishyurana turi hano n'ibindi bihugu by'i Burayi birimo kugerageza iyo digital euro, ibihugu byo muri United Arab Emirates cyangwa ubwo ni Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nabo batangije pilot, kandi n'ibihugu duhahirana cyane. Igihugu cy'Ubushinwa nacyo kimuri pilot. Imibare y'ibigo n'imiryango mpuzamahanga by'imari n'ubukungu yerekana ko ibihugu 49 byatangiye icyiciro cy'igerageza mu baturage pilot phase bishyurana banahererekanya CBDC. Iyi mibare yerekana ko ibihugu bitatu byo byamaze no kwemeza bidasubirwaho ikoreshwa ry'iri faranga rishya rya CBDC birimo Bahamas, Jamaica ndetse na Nigeria. Ingingo ya mbere iraba ikubiye mu bigize irangamuntu. Ese iri irangamuntu koranabuhanga igizwe n'ibiki? Irimo ibiki? Ni ibiki biteganyijwe kujamo? Ku ngingo ya kabiri, uburyo bwo kuyifata. Hari uburyo bugera muri 4 wowe ushobora kuzihitiramo bumwe muri bwo kugira uzaje ukoresha. Uraza kubwumva urumve nubwo wazakoresha bukoroheye. Ingingo ya gatatu ni akamaro k'iyirangamuntu. Ngibyo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Mbere yuko dutangira, ese wowe duha igitekerezo, iyirangamuntu uyumva ute? Uyiziho ibiki? Ese ni ibiki izaba ije guhindura? Nawe dusangize uko byumva muri comment. Reka turebe ibikubiye
mu rangamuntu y'ikoranabuhanga. Icya mbere izaba irimo ifoto igaragaza amaso, ubwo ni imboni. Kugira bayiguhe bazaba baragufotoye imboni. Kabiri, bazagufata ibikumwe by'intoki zose. Intoki zose ufite uzatanga ibikumwe byazo. Ibi bikumwe bizaba biri mu irangamuntu. Kabiri, hazaba harimo amazina y'umuntu, igihe yavukiye, ubwenegihugu, amazina y'ababyeyi be, niba nayo ifite imeri, nimero ya telefone nayo niba uyifite, diporome niba nayo uyifite izaba irimo, ibyangombwa bitandukanye byose waba ufite byose bizajyamo, bazabigushiriramo byose. Nta kubungana diporome wapi. Amabanki ukoresha, ibyo byose, banki zose ukoresha byose bizaba biri mu iyi rangamuntu. Nta kintu na kimwe kizasigara. Tutarakomeza, ni kangushimire wowe tugeranye ahangaha. Nanone ariko niba uri mushya, kora subscribe unakore like. Tugeze ku kagingo kavuga ngo uburyo bwo guhitamo uburyo wowe uzihitiramo bwo kuyifata. Hano tugiye kurebera hamwe uburyo bugera muri bune bushobora gukoreshwa. Icya mbere, ushobora guhabwa ikarita yayo, ikarita isanzwe nk'iyo twari dufite. Ikarita nawe uri kubyumva, ikarita yo mu ntoki. Ubwo ni bumwe mu buryo ushobora kuzihitiramo bwo kuyifata. Ahandi ushobora kuba uzihitiramo niba wayigendana muri telefone, ukavuga ngo irangamuntu yanjye ndajya nyigendana muri telefone. Ubu nabwo ni bumwe muri bwo ushobora kwihitiramo. Ubundi buryo ni ubwo muri mudasobwa. Ushobora kuvuga ngo nje ndajya ndayigendana muri mudasobwa. Ubu ni uburyo buzwi nka QR code. Ibi byose ushobora kuba wabikoresha. Reka nabibutse ko ndaza kubabwira na bimwe mu bihugu bisanzwe bikoresha iyi rangamuntu koranabuhanga. Ubundi buryo ushobora kuba undi muntu yayikoherereza. Ibi nabyo wowe bitewe n'uko wenda n'imyaka ufite, ukavuga ati nje ntabwo muri bimbi. Wowe uyu muntu karako ndamuzi, arajya arayinyohereza bitewe n'aho ugeze n'ibyo ugiyemo, bitewe n'uko, kuko twese ntidufata kimwe, ntitubika kimwe, buri wese azageramo uburyo ahitamo. Aha ni uburyo ushobora kuba wayiha undi muntu yarangiza akajya ayikoherereza. Bimwe mu bihugu bikoresha iyi digital ID system harimo India, hakazamo Singapore. Ibi ni bimwe mu bihugu biyikoresha. Hakazamo Denmark, iki gihugu nacyo kirayikoresha. Ubuyapani nabwo burayikoresha. Canada, China, Germany, Ubufaransa. Ibi ni ibihugu nabyo bikoresha iyi sisiteme ya digital ID. U Rwanda narwo rukaba rurimo rurahatana kugira ngo narwo rugere kuri uru rwego rwo gukoresha iyi sisiteme. Ikindi gihugu ni icya Estonia. Iki nacyo kirayikoresha iyi porogaramu. Nk'uko twabivuze haruguru, amakuru azaba abitse muri iyi ndangamuntu ni biriya twavuze tugitangira: amazina,
ibyangombwa byawe byose. Ntarakomeza mu bihugu, mwa biriya bihugu bimwe navuze, hari bimwe, hari uburyo bakoresha bumwe, hari ibihugu bifite uburyo bwo kuba iyi karita, buriya buryo bwa QR bakayiguterera ku mubiri, ukaba wayishyira nko ku gahanga, wayishyira ku kuboko. Hari ibihugu bimwe byahisemo ubwo buryo. Kamwe mu kamaro rero k'iyi rangamuntu izaba ije gukemura ni ukunoza imitangire ya serivisi za leta. Nanone iyi rangamuntu uzaba iri ku rwego rw'uko ushobora kuyihindurira kandi mu gihe gito. Hari imyirondoro yawe irimo itameze neza, uba ushobora kuba wayihindurira mu gihe gitoya. Reka ngushimire wowe twabanye.